naje mwana wanjye ibyo nakubwiraga ugomba kubyumva ugomba kujya witwara neza nk'umunyarwandakazi ugakora ibintu byose biranga umunyarwandakazi uranyumva mama maze iminsi hari ikibazo nibaza kandi numva nkeneye iki n'umubyeyi wanjye nkunda nimwe kubaza ikinsubiza kandi wishimye mama kubera iki mwanyise nzaba mwita mwana wanjye mu by'ukuri ikibazo mbajije kirakomeye ariko kubera uri umwana wanjye ngukunda reka nkigusubize mwana wanjye zari tariki 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994 ndabyibuka icyo gihe twarimo duhigwa hasi hejuru tuzira ngo nuko turi abatutsi ndabyibuka icyo gihe nari ngutwite uri hafi kuvuka nari ndi kumwe na papa wawe n'abavandimwe bawe babiri icyo gihe twaragiye tugeze imbere nibwo ibise byawe byamfashe icyo gihe twarimo guhigwa basi ndakwinginze reka kurira icyo gihe twarimo guhigwa uburyo icyo gihe papa wawe ahantu nagiye kukubyarira nakubyariye munsi y'umukingo icyo gihe maze kukubyara interahamwe zaraje kubera ko ngiye nawe twatiri mu mukingo urumva ariho nagiye kukubyarira interahamwe zaraje zifata murumuna wawe mukuru wawe zimufata amaguru zimukubita ku giti arapfa papa wawe aratakamba cyane ngo munyicire umwana baramufata bamutera icyuma mu rubavu arapfa basigena kandi kana kasigaye kamubajije baramwishyura mu mbese uratwara mvutse gutya n'icyaha karimo karabasekera karagira karababaza mbese kuba turi hano tubaye imana kubera yari yaturemye ngaho tekereza nkawe akana karimo karabasekera kari kubabwira mwamaye irindazi aho kugira bagafashe baragafata baragasekura ngambwira nawe yapfuye nazi naturaga mubaza mbese umwite nde aramwita nawe urabyumva ko nubwo yarapfuye tutarakwita izina umvaga akanya nta kintu mfite cyo kugusubiza maze se tuvuge ko ari igihano Imana yaduhaye tuvuge ko ari igihano koko ko twaturutse kuri Gahini w'Ishaberi mama tumva dufite umutima wo guhabarira abo bantu ugomba kubababarira ese mbwira nawe ufite umwana w'iki umwana wabyaye ukamufata ukamwica ngo ni uko ari umututsi ugafata umubyeyi wagubyaye wakwanyishe ugutwita amezi 9 ukamwumva umeze ute neza gusa nyine mfite ikibazo kandi kiremereye nicara nkibaza umwana wanjye namenya byose kandi ko ntari mama we tutari ababyeyi be njye nawe ukuntu bizagenda njya nibaza ukuntu mama mwiriwe yego unsanze uri kwivugisha byagenze bite ntabwo ndi kuvugana na ya
kandi nsanze uri kwivugisha ntabwo mbyitayeho. ubaye iki mwana wawe? Nsobanurira ibintu wari uri kwivugisha. nari ndi kuganira na shangazi wawe. Nizere ko ibintu numvishije atari ibyo. wowe kutwumviriza? Ni ukuri ntabwo mbizi. Okay. nta kintu ngiye kuvuga utumvisha. Ako mbwira utamfasheho. mwana wanjye subiza ukuntu gukunda. nawe urankunda? Ndagukunda. ninkubwira uzongera kunyita mama. Shangana cyabaye. umva nkubwire. Ninsanga ibintu muri kumbeshya. umva nkubwire. utwunyumva Ndakumva. kugira umutima ukomeye. gusa nyine nanjye birango. Nyine mbwira. ahubwo ndi mama wawe. Mama muze ngo kwikire. ntabwo ndi mama wawe. Mama murabugome. Mwarabonye ko mumesha imyaka ingana gutya. Basize n'iki namukoreye kugira ngo mumeshe bingana gutya. Nakwiyamye ndakurasiwe. Mbabarira nawe, mbabarira. nkubwire ukuntu byagenze. mwana wanjye tukabonye wakoze ibibyaha. niba yishe mama wawe. Sigacyamubabara.